hari uwavuze ngo ingo z'ubu ngubu ngo ntago zikimara kabiri, kandi koko nawe ukoze analize ushobora gusanga ari byo. Uru nguru rwasenyutse bataramara n'umunsi bakoze ubukwe, cyane ko bari bamaje gukorerwa ya mihango bakunze kwita ngo ni ugutwikurura. Ni ugutwikurura, niba ari byo cyangwa niba atari byo mujye muri komenti mubimbwire. Gusa aya niyo makuru nagiye mpabwa na bamwe mu bari bitabiriye ubu bukwe, cyane ko nk'ukuri kugenda ubyibonera aho ngaho. Ngira ngo uri kubona aho ngaho inyuma ya Sikovia ahari uwo twavuga ko ari nka nyirabukwe w'uwo musore, avuga ko ibyo yaraboneye muri uru rugo ari akamaramaza ku mugani w'umurundi, ibyo abonye ari agahumamunwa, ngo ntago bari bakwiye guserera. Ibyo byose byaturutse kuki? Ngira ngo uri kubona aho ngaho umugore ukujije, umugore twavuga ko rwose inda ari imvutsi cyangwa se ari nyarwege nk'uko bakunze kubivuga. Nimbivuga gutyo ntago ndaba nciye nk'amabere, nzi ko abantu benshi ariko bakunze kuvuga ko umuntu ufite inda ingana gutyo cyangwa se igeze mu gihe cyo kuvuka bavuga ko ari yandi bigera mu menyo. Nibyo, ubwo niba mbivuze nabi mujya muri komenti mu nkosore hataza kugira uwo nkomeretsa, kandi murabizi ko iryo kosa ntarikora. Gusa kandi uyu utwite ngo niwe nyirabayazana w'izo mvururu muri kugenda mubona aho ngaho muri icyo gipangu, aho byagiye bigaragara ko uwo musore cyangwa uwo wiswe umugabo kuri uyu munsi, nubwo bari gushwana, ari we ngo wateye inda uwo nguwo, ngo akaba ari naho haturutse intonganya rwose. Ubukwe bukimara kuba bya bindi byose byarangiye, hahandi baba basize uwa babiri, hariho ibingibi byose byaturutse. Rero wowe untega amatwi byose nze kubikugezaho, ugenda usobanukirwa ahangaha ahariho nuko byagenze muri rusange. Nibwire nawe rero ukigera kuri imiyoboro wa YouTube aribwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa sabone, kugira ngo tujye tubana muri aya makuru tukugezaho buri uko bwije nuko bukeye. Channel yo iracyari ya yindi, ni Subiza TV, ni cya gisubizo cy'abantega amatwi. Murabizi ko mbategurira amakuru abadasanzwe, amakuru abagezweho, amakuru abacukumbuye, nta handi uzigera uyasanga usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube. Channel yitwa Subiza TV. Ni mu kanya gato byose ukagenda ubyumva. Bakunzi basubiza TV, murabizi ko tutajya dutinda, tutajya tunatinzamo. Reka ubu nguwo ntago ari twebwe, nta nubwo nguwo ari ngewe muri kumva kuri izi mikoro. Uyu munsi rero ngira ngo murabizi ko niba ntibeshye neza, ndebye kuri kalendari yanjye turi ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatandatu, turi ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru twatangiye. Akaba ari nabwo ubu bukwe bwari bwaraye bubaye. Ngira ngo ibi ngibi bwo birumvikana ko byabaye mu masaha ya nimugoroba, ari nabwo iyi nkuru nayitunganyaga nkahita mvuganireka nanjye mpite nyigeza ku bakunzi basubiza TV. Reka nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo. Nongera kubwira wowe ukigera kuri iyi muyoboro wa YouTube aribwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa sabone, kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abadukurikira, umubare ugezwaho amakuru nk'aya ngaya nanjye muri kumva kuri izi mikoro. Igihe kirahenda, kandi murabizi ko igihe ari amafaranga. Bityo rero reka ntangire nisuhuriza mwebwe mwese munteze amatwi muri kuri ubu butaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko kandi ndanasuhuza namwe munteze amatwi muri hanze y'iki gihugu. Mwese nizere ko aya makuru tugiye kwiyabanamo mumeze neza, nta kibazo na kimwe mufite. Mwongere volume rero kugira ngo mwese tuze kuyabanamo neza. Ubwo ndi kuvuga aya makuru mutaza kugenda mumbwira cyangwa mumvugira ibyo navuze. N'ubukwe bwabaye rero kuri uyu wa mbere ku itariki 16, ariko si ubukwe bwo ku wa mbere. Harya niko baba barabipanze? Mumbwire mwe mwakoze ubukwe mu mibyizi, ubundi ubwo bukwe buba bumeze bute? Reka ntabwo ibyo turi bubitinde, ahubwo tugende tuvuga izi saga zaje kugaragara muri uru rugo, aho bagiye batubwira ko, ubwo nabo nagiye nganira nabo, cyane ko haje no guhita haza uyu nyirabukwe. Ariko twagiye tumenya ko uyu nyirabukwe nawe adatuye kure y'uyu muryango, kubera ko ngarabizi ko uyu mukobwa we
hari utudefo tumwe na tumwe agira two kutabasha kwihanganira umugabo nk'uyu nguyu ushobora kuba yakora ikosa ryo kuba yaramuciye inyuma cyangwa se yamuca inyuma, ari naho yaje kwitabazwa akaza yumirwa abonye ibyo yarabonye. Gusa kandi ibi ngibi nyine byabuze gica, tugerageza kugenda dushaka bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo ibi ngibi babihoshe, kuko ntibyumvikana. Ubukwe burarangiye kugira ngo mwishimire ikirori cyanyu cyangwa se mwishimire umubano wanyu, ni mwebwe mufashe iya mbere mushwanashwana. Ibyo ngibyo ntabwo byagaragara neza, reka ibyo ntibinashoboka. Ni nayo mpamvu mwagombaga kwiyumanganya, ariko kandi dore uyu nawe yabaye nyirabayazana, ndi kuvuga uwo nguwo mubona rwose wasanga aranabyaye, ubura iminsi mikeya ngo ashyitse wa mwana twavuga ko uba wujuje amezi 9 mu nda ye aze hano kuri iyi si. Bagiye batubwira ko babana mu gipangu kimwe cyo uyu musore yakoreyemo ubukwe. Murabizi ko muri iki gihe nta muntu ugipfa gukora ubukwe afite inzu ye, byari ibya kera. Ubundi kera nta musore wabaga ashobora kuzana igitekerezo cyo kurongora nta nzu. Reka ibyo ngubyo ahari no mu muryango baramucaga, ariko kuri ubu ngubu pfa kuba gusa nubwo waba ufite ikode y'ukwezi kumwe ubukwe urabukora. Murumva ko ibintu byaroroshye, ni ukugenda wikubitiraho akantu ka mabonesho, nubwo yaba ari inzu y'icyumba kimwe muyibamo ibintu bikagenda neza, kubera ko nagiye numva ka kantu mukunze gucomekamo, ariko njye sinjya nkemera ngo ibintu nibishakwa. Mwaretse abantu bakiyubaka, kare naho tugenda tubona gushwanashwana bya hato na hato bigenda bituruka. Ushatse umuntu wenda wari wifitiye uduceri twawe dukeya, murakoze biranze natwo turashira. Ubwo nyine ngo kubera ko mwabanye muri ya gahunda ngo tuzabishaka ibintu nibishakwa. Mwanabishaka bamwe babibona mukabirwaniramo, abandi ugasanga ntibinabonetse. Mbese uba usanga ibintu byarabaye agatogwa. Ariko kandi nimujye muri comment munyihera ibitekerezo mbere yuko mbabwira uko ibi ngibi byagenze. Ahangaha ni hehe? Nakubwira ko ari mu karere ka Rutsiro. Uyu musore wakoze ubukwe ku munsi w'ejo, ngira ngo murabizi neza ko ahabereye ubukwe mutahayoberwa mwe mu nteze amatwi cyane, mwebwe mutuye ahangaha muri aka karere ka Rutsiro. Uyu musore ngira ngo muramuzi, bakaba batangiye gushwanaho. Uyu mugabo yaravuze ati nutanyitwaraho neza rwose turi burwane. Kubw'amahirwe umugore akimara kubona ko nyirabukwe ari aho hafi, yahise avuga ati reka nce bugufi. Uri kubona rwose yahise aca bugufi, ariko siko byatangiye, ahubwo umugore niwe wari uri hejuru cyane avuga ati ntago nabyemera, ntago nabana na mukeba wanjye. Kandi koko nawe ari wowe ntago wabyemera, ntibinashoboka kubana na mukeba wawe noneho murebana. Nibwo ugikora ubukwe, wenda ntuzi wowe kuzabyara undi mukeba wawe uri kubona inda ari imvutsi. Gusa nyine twahise tubyegereza umuyobozi w'isibo, agerageza kubaganiriza batuzamo gakeya, ariko bagiye bavuga ko atazabyihanganira. Ubwo n'uwo mugeni bahise banzura ko ubwo uyu nguyu umwe muri aba agomba kuva ahangaha muri iki igipangu kugira ngo byibuze amahoro aboneke. Ubwo rero murumva ko ibyizi ngo z'iki gihe abantu muri gutekereza gushaka mu bigendemo gake, ntago byoroshye, nta nubwo bizoroha, usibye gusenga Imana yonyine igakomeza igenda ibibafashamo, mukagenda mubyoroganiza ukundi kuntu. Naho ubundi bitabaye Imana nta muntu wakubaka, n'uwubatse ntirumara kabiri. Nubwo buryo rero iyi nkuru nanjye nayibonye ndavuga ni reka nyigeze kuri mwebwe mu nteze amatwi cyane. Abakunzi basubiza TV, murabizi ko mbahoza ku mutima. Inkuru nk'izi ngizi nta handi muzigera muzisanga usibye kuri iyi YouTube channel, mukunze gusangaho inkuru nk'izi ngizi. Reka nizere ko usobanukiwe rero uko byagenze, naho byabereye, n'icyo bapfaga
twizera ko wenda bari bwiyunge, umugore akagera akiyakira. Gusa icyamutesheje umutwe n'icyatumye avuga cyane nuko ngo umusore yabimuhishe. Ubwo ibintu byo kuwushisha abakunzi banyu, diro zindi mufite ku ruhande mubyikuremo, mubabwize ukuri biyakire, niba bataniyakira byanze hakiri kare kugira ngo bizabe ibindi ku munota wa nyuma. Njyewe rero kambashimire, mbabwire ngo amakuru yacu yaba ari akagaruka. Cano ni ya yindi, ni Isubiza TV, iracyari Isubiza TV, igisubizo cy'abana b'Imana. Reka nizere ko mwese rero mwanyuzwe n'ibyo mbabwiye, ubwo dusubira amakuru yacu ari imbere. Asante sana.